Yesu Kristo, izingiro ry'imyizerere, yigaruriye imitima y'abarenga 1/3 cy'abatuye isi. Muri 2020 imibare yagaragazaga ko ku isi ituwe na miliyaridi 7.8, muri bo miliyari 2.6 ari abakirisitu. Abo bose bahuriye ku kintu kimwe: kwemera Yesu mwene Yosefu na Mariya bo muri Yudeya nk'umwana w'Imana nzima, akaba ari we nzira iganisha bemera kuri se. Uyu arasengwa, agasingizwa hamwe na se n'umwuka wera mu butatu butagatifu. Iyo bigeze aho, kimwe no ku bindi bice bimwe na bimwe by'imyemerere, mu bukirisitu hahita hadukamo ibice bituma habaho insengero nyinshi zifite amahame n'imigenzo bisa n'ibitandukanye n'iby'izindi, ariko byose bikaguma mu myemerere imwe y'ibanze yemera ko Yesu Kristo ari izingiro ry'ukwemera kwabo. Uko kwemera kuyobotswe kurusha ukundi kose ku isi kwavutse kubera ikintu kimwe gusa: urupfu n'izuka rya Yesu. Bibiliya ivuga ko Yesu ku myaka 33 yaciriwe urubanza, yaba mu ngoro ya Kayifa wari umuherezabitambo mukuru w'Abayuda, nyuma aza no kujya mu ngoro ya Pilato wari guverineri w'ubwami bw'Abaroma muri Yudeya, akatirwa igihano cyo gupfa abambwe ku musaraba. Nyuma yaho yarahamijwe icyaha cyo kwiyita umwana w'Imana no kugumura rubanda ku butegetsi. Mu kwemera Gatolika, kimwe no mu kundi kwemera kwa Gikristo, ni bakeya cyane bashidikanya ku rupfu rwa Yesu. Wenda kwizuka nk'ikintu kidasanzwe, hari abashobora kubyibazaho biturutse ku isesengurwa ry'ibyanditswe mu mavanjiri, nk'ukuntu Yesu atongeye kwigaragaza mu ruhame nk'uko yabikoraga mbere y'uko apfa, kugira ngo bose bemere koko yazutse, bityo bizere n'amagambo yari yarigishije mu myaka 3 yamaze yigisha yamamaza ingoma ya se. Muri iki kiganiro Conspiracy cya none, urumva izindi ngingo zitangaje. Sinifuza ko hari uwo zakura mu kwemera kwe, ariko n'ubumenyi bushingiye ku busesenguzi bw'abahanga ndi bugarukeho bwerekana ko urupfu rwa Yesu ku musaraba rukemangwa. Bivuze ko ukemanga urupfu burya nuko nizuka ubwo aba ataryizeye, kuko umuntu utapfuye si ngombwa kuvuga ko yazutse. Cyakora ahubwo bishobora gukorerwa ubwende gutegura urupfu rw'umuntu rutari urwa nyarwo, kugira ngo nyuma yaho havugwe iby'izuka rye. Ese ibi bishingiye ku ki? Nitwa Trésor Pierre Chane, ntucikwe. Abagabo ngiye kugarukaho banditse inyandiko zivuga ko Yesu atazutse. Burya ngo ntiyazutse kuko atigeze apfira ku musaraba nk'uko bizwi n'abemera ubukirisitu bose. Ngo uyu mugabo yaba yararokotse ibitotezo n'ibikomere byose yatewe i Karuvariyo ajyanwa i Golgotha. None byagenze bite? Igitabo cyitwa Le Grand Secret de Rennes le Château cya Jean Blum ndetse na Charlie Samson ni kimwe mu byagarutse kuri ubu buryo bundi inkuru ishobora kuba yaragenzemo. Undi mwanditsi ni uwitwa Frédéric Armand, yanditse igitabo cyitwa Jésus est-il mort sur la croix, bivuze ngo ese Yesu yaba yarapfiriye ku musaraba. Undi yitwa Eric Emmanuel Schmitt, we yanditse icyitwa L'Evangile selon Pilate, ivanjiri yanditswe na Pilato. Ibyo byose bihuriza hamwe ubusesenguzi bwerekana ko hari ibitekerezo binyuranya cyane n'ibifatwa nk'ukuri kwa Bibiliya ku bijyanye n'urupfu n'izuka ry'umwami Yesu, inkingi imwe rukumbi y'ukwemera kwa Kiliziya ndetse n'andi madini yose afite ukwemera kwa Gikristo. Muvoma y'abakirisitu bitwaga Gnostike bagenderaga ku kwemera kubanzirizwa no kwimenya neza. Nubwo bari abakirisitu, ntibigeze bemera na gato ububabare, urupfu ndetse n'izuka rya Yesu, ahubwo bo bizeraga amagambo yigishaga n'inzira igana ku Mana binyuze mu guhuza izo nyigisho n'imibereho yabo ya buri munsi. Kuri bo ukwemera kwabo mu bukirisitu ntibushingiye ku rupfu n'izuka bya Yesu. Inyandiko nyinshi za Islam na Islam nyirizina nayo ntiyemera na busa ibambwa n'urupfu rwa Yesu nk'intumwa y'Imana Isa cyangwa se Yesu ko yaba yarapfiriye ku musaraba, ndetse Islam ibyita heresi cyangwa se ikintu gihabanye n'ihame mu kwemera. Abashakashatsi benshi b'Abayisilamu bagiye bavuga ko Yesu atabambwe ku musaraba, kandi ko bigomba kumvikana mu buryo bubiri bishobokamo. Ngo hashoboka harabambwe undi muntu witiriwe Isa,
akabambwa mu cyimbo cye, cyangwa se hakaba harabayeho icyitwa illusion de masse, bivuze kwereka imbaga ko ibintu byabaye kandi bitabaye mu by'ukuri. Uti ni gute? Ibi birasubizwa n'ibivugwa na babanditsi navuze haruguru, nabo basa naho bunganira uko Islam ifata ibintu ku bigendanye n'urupfu rw'intumwa y'Imana Isa. Amavanjiri yose uko ari ane muri Bibiliya yemeza inkuru y'urupfu n'izuka bya Yesu. Nyamara andi mavanjiri yangiwe gushyirwa muri Bibiliya nk'ivanjiri ya Petero, yo ntiyigeze yemeza iby'urupfu n'iryo zuka. Niba Gnoze, Islam ndetse n'ivanjiri ya Petero byose byaratewe utwatsi na Kiliziya Gatolika kubera ko bikerensa imyemerere ishingiye ku rupfu n'izuka rya Yesu, abasesenguzi bandi noneho bafashe umwanya wo kwereka isi ibitumvikana ariko bashingiye ku mavanjiri noneho yemewe na Kiliziya ndetse akaba ariyo agize Bibiliya. Duhere noneho ku ivanjiri ya Yohana Intumwa. Iyi yemeza ko Yesu yabambwe ku wa gatanu ku gicamunsi, ni umunsi wabanzirizaga Pasika. Ku manywa ngo nka saa saba, muri Bibiliya bavuga isaha ya gatandatu, nibwo yatangiye kubabazwa, akubitwa ndetse ahekeshwa umusaraba mu nzira za Karuvariyo agana i Gologota. Yesu yapfuye uwo munsi ahagana saa 9 z'amanywa. Abahanga n'abashakashatsi mu iyobokamana bemeza ko ibyo filime ya Mel Gibson yitwa La Passion de Jésus yerekanye ku bijyanye n'ibabazwa rikabije rye, irimo ngo gukabya bihambaye, kuko ngo Yesu atigeze akubitwa ngo ababazwe bigeze aho iyo filime igaragaza. Ikindi, abasesenguzi n'abahanga mu bijyanye n'ibihano bikakaye bemeza ko kubamba umuntu ku musaraba byahabwaga umunyabyaha ruharwa, ahanini hagamijwe kumushinyagurira, kuko byari uburyo bw'urupfu rwa buhoro, mbega umuntu agapfa bitinze, mort lente, ku buryo ngo uwabambwe yashoboraga kumara iminsi iri hagati y'4 n'7. Ubundi umuntu ubambwe ku musaraba ngo yicwa n'icyitwa asphyxie, bivuze ihagarara ryo guhumeka cyangwa se kunanirwa guhumeka bitewe n'uko amaraso aba atagishoboye gutembereza umwuka wa oxygene mu mubiri wose. Ibi biterwa n'uko kubambwa bituma igice cyo hasi cy'umubiri kiremerera icyo hejuru, mbega amaboko aba aziritse cyangwa se yahambiriwe, rimwe na rimwe yatewemo n'imisumari. Umuntu yamara kubura utubaraga two gukomeza kwishyira hamwe cyangwa se guterura ibyo biro bye biba bimuremerera hasi, icyo gice kiremerera umubiri wo hejuru byisumbuyeho nibyo bitera icyitwa nk'ifobagana ry'igicamakoma, compression du diaphragme. Ibi nibyo bituma umuntu ananirwa guhumeka, bityo agapfa. Abasesenguzi bahereye ku nkuru ya Bibiliya bemeza ko niyo Yesu aza kumara amasaha 8 abambwe, kandi yamaze amasaha makeya kuri ayo ngayo tuvuze nubwo bitavugwa, ngo bitumvikana ukuntu mu munsi umwe yari kuba apfuye kandi abandi baramaraga hafi icyumweru babambwe batarapfa. Mbere yuko Yesu apfa yavuze amagambo makeya, arimo no kuba yaravuze ko afite inyota, maze umusirikari ngo amuha divayi irura. Mu zindi nyandiko iyi divayi igasobanurwa neza nka vinaigre. Ubundi vinaigre ni ikinyobwa kigizwe n'amazi na acide acetique cyangwa se acetic acid, iboneka habayeho ibyitwa double fermentation, ni ukuvuga fermentation inshuro ebyiri. Kuba iyo divayi yararuraga bivuze ko isukari yari yikoze cyangwa se isukari y'imizabibu yayikoze bitewe na fermentation ikoreshejwe yeast, yari yahindutse ethanol. Iyo ethanol muri double fermentation nayo ikageraho igahinduka acetic acid, bikaba vinaigre. Guha umuntu ubambwe ku musaraba icyo kinyobwa ni ibintu ubundi bitumvikana ndetse bitanasanzwe, kuko byibuze yari guhabwa amazi gusa nk'umuntu ufite inyota. Ariko se bihurira hehe n'ibyitwa umupangu abanditsi bahakana urupfu rwa Yesu bavuga ko wari uhari? Aba bavuga ko iyo vinaigre ku ngano runaka ishobora gukora akazi nk'ako ikinya gikora mu mubiri, anesthesie. Bivuze ko bishobora gusobanura impamvu Yesu nyuma yo gutaka inyota agahabwa icyo kinyobwa cya vinaigre yahise aca, cyangwa se tuvuge ko yahise aba nk'uwapfuye. Muri gahunda yari ihari ngo bifuzaga ko urupfu rwa Yesu rwaba mbere ya Pasika, kuko wari umunsi wubahwaga cyane mu Bayahudi.
si na Yesu gusa, ahubwo n'ibisambo babambanwe byagombaga gupfa mbere ya Pasika. Amavanjiri avuga ko abasirikari bahawe itegeko na Longinus, umuroma wari uyoboye ibyaberaga i Gologota, ngo bavune amaguru y'ababambwe bose maze bahera ku bisambo. Impamvu yo kuvuna amaguru ijyanye n'ibyo nasobanuye haruguru y'uburyo umuntu ubambwe yicwa no kunanirwa guhumeka iyo ibiro bye atagishoboye kubiterura. Ni ukuvuga ko kuvuna amaguru bituma igice cyo hejuru cyose cyasaga naho gihagaze ku maguru gihita kinagana ku maboko ahambiriye, mu kanya gatoya umuntu agahita abura uko ahumeka. Abo basirikari bageze kuri Yesu ngo bamuvune amaguru, nawe ngo basanze yapfuye, bityo ntibaba bakimuvunnye amaguru kuko byari nko kumwica kabiri kandi atari ngombwa. Ariko nanone nyuma y'ibyo hari icyabaye kidasanzwe mu byakurikiyeho. Wa musirikari w'umuromani Longinus ubwe yafashe icumu aritikura mu rubavu rwa Yesu. Bisa n'ibitari bikenewe kuko bari barangije gutanga raporo ko Yesu we yapfuye. Nyamara abahanga muri medicine bagenzuye ibyo basanga byari bifite impamvu ikomeye yari ijyanye no gukiza Yesu. Gupfumura urubavu rwa Yesu ngo byari mu buryo bwitwa pneumothorax. Ni iby'abaganga bavuga ko biba bigamije kurema undi mwenge wafasha umuntu guhumeka mu gihe indi myanya ishinzwe imihumekere itakoraga neza. Ivanjiri ya Yohana ivuga ko ngo mu rubavu rwa Yesu hasohotsemo amazi n'amaraso. Ibi nabyo byahise bibera aba basesenguzi n'abahanga muri medicine ikindi kimenyetso cy'uko Yesu atari yapfuye nk'uko umuntu atari yapfuye, kuko ngo umuntu wapfuye atajya ava amaraso. Anatomi igaragaza ko iyo umuntu apfuye, kuva umutima we urekeye aho gutera, amaraso nayo ahita arekeraho gutembera mu mubiri. Vuba vuba ahita yitandukanyamo plasma n'igice cy'amaglobule rouge gihita cyihutira kujya mu migarura cyangwa se vene na za capillaire, aribyo bituma umuntu ngo asa n'umweru kuko amaraso aba atakimutemberamo. Anatomi kandi ivuga ko amaraso ahita avura ku buryo igisebe cyose kiba ku mubiri kidashobora kuva amaraso kuko aba yavuze, mbega yafatanye. Ibi siko byari bimeze kuri Yesu. Kuvuga ko yapfuye hanyuma bamujomba icumu mu rubavu hagasohokamo amaraso, anatomi ihita ibitera utwatsi. Cyakora wumvise impamvu byakozwe, kuko Yesu ngo ashobora kuba yari akeneye uburyo bwo guhumeka bwisumbuye kuko yari abambwe, bityo bagakoresha bwa buryo bwa pneumothorax. Nyuma y'urupfu rwa Yesu, nk'uko Ivanjiri ya Yohana bivuga, undi mugabo ugarukwaho byihariye ni Yosefu w'i Arimatiya. Uyu ngo yari umuntu ukomeye ndetse akagira n'ubutunzi bwinshi, akaba ari n'umwigishwa wa Yesu mu ibanga rikomeye kuko yangaga ko Abayahudi bamwirenza. Uyu yasabye Pilato uburenganzira bwihariye bwo kujya gushyingura Yesu ngo akurwe ku musaraba, maze arabuhabwa ajya kururutsa umurambo wa Yesu. Uyu ngo yatabaranye ingoga ajya kururutsa umurambo wa Yesu vuba vuba, ku buryo we n'abandi bigishwa ngo bururukije Yesu nta muromani umukozeho ngo agenzure ko yapfuye bya nyabyo koko. Abaroma bo bururukije indi mirambo y'ibisambo bibiri byari bibambanwe na Yesu. Yosefu w'i Arimatiya ariko ngo ntiyaje wenyine. Umugabo witwaga Nikodemu nawe bivugwa ko yaje amuherekeje yitwaje ibiro 30 bya aloe cyangwa se umuti ukorwa mu gikakarubamba n'undi mubavu witwaga mire. Ivanjiri ivuga ko Yesu yajyanwe mu mva nshya itari yagashyinguwemo umuntu n'umwe. Yohani kimwe n'abandi banditsi b'ivanjiri batuma abantu bahita bibaza ikibazo kimwe: ibyo biro 30 by'imibavu n'ibikakarubamba byari bije gukora iki mu by'ukuri? Guhumuza no kubungabunga umubiri wa Yesu nibyo bivugwa, ariko siho ngo wari umumaro w'ibi byazanwe na Nikodemu. Nyamara abahanga mu buvuzi baje kugaruka ku kamaro kabyo ka nyako. Mire nubwo yafatwaga nk'umubavu, washoboraga gukoreshwa nk'umwe mu miti ikomeye ituma ibikomere byomoka vuba, ikanavura inkovu, ibyo bita cicatrisant, ndetse
ikaba na anti-inflammatoire, ni ukuvuga ko irinda ubushye mu mubiri bushobora guterwa n'ubwandu cyangwa se infection. Aloes cyangwa se igikakarubamba, ubwoko bwajyanwe na Nikodemu, bwari buzwiho ubushobozi bwo gusukura umubiri, kubuza ko hakwinjira ubwandu mu mubiri, ndetse ikanatuma ibikomere bikira vuba, nayo ni cicatrisant. Mbega iyo miti yombi yari ibintu bikenewe byihutirwa ku murwayi wari ukeneye ubufasha bwihutirwa, kuko na Yesu yari yanegekaye, yanakomerekejwe cyane. Nyuma yo gushyingurwa ku wa mbere w'isabato, mu mva nta muntu wari ukirimo. Yesu, umwigisha ukomeye mu iyobokamana ndetse witwaga umwami w'abayahudi, akagira abanzi benshi mu baroma no mu bayobozi b'idini ya kiyahudi, yari amaze kuzuka. Ugendeye kuri ibi bivugwa n'abahakana ko yapfiriye ku musaraba, ubwo yari amaze gukira bya bikomere bye. Ese ubundi byaje kumugendekera gute nyuma yaho, ugendeye ku bivugwa n'aba banditsi? Bivugwa ko bishoboka ko ngo nyuma yo kubona ko ubutumwa bwe n'ibikorwa bye byari bimaze kumushyira mu mwanya w'umuntu ufite abanzi benshi kandi bakomeye, ubuzima bwe butari bugitekanye, ngo byaba byarabaye ngombwa rero ko urupfu rwe rukinwa, bikitwa ko yapfuye, bityo nyuma akazavugwa ko yazutse, bikanamuha uburyo bumwe rukumbi bwo guhunga neza nta nkurikizi. Inyandiko zimwe z'Abahinde n'iz'Abayisilamu zivuga ko nyuma yo gukwepa ngo yaba yarabayeho ndetse akanasazira mu bihugu byo mu burasirazuba bwa Aziya. Ahakunda kuvugwa cyane ngo ashobora kuba yaratuye muri Kashmir, ka gace karwanirwa n'Ubuhinde na Pakistan, ariko nanone ngo umurambo we waba warazanwe gushyingurwa nyuma mu Bufaransa muri komini ya Rennes-le-Château. Rya zina ryanitiriwe cya gitabo twagarutseho cyane cyitwa Le Grand Secret de Rennes-le-Château. Imva ya Yesu ngo muri iyi komine yo mu Bufaransa ngo yaba iri hafi y'indi mva y'uwabaye umugore we Maria Magdalena. Niba koko uyu mugabo atarapfuye ngo azuke, ntibyaba bimukuraho kuba yari umugabo udasanzwe, mbega w'agatangaza, ariko ngo ntiyaba ari Imana. Mbese nk'uko mu mateka n'imico henshi ku isi humvikanye abitwa ba Atis, Osiris, Adonis, bitwaga n'abimana n'abayoboke babo, ndetse bakaba bari bahuje byinshi bibavugwaho bisa n'ibivugwa kuri Yesu Kristo w'i Nazareti, harimo nko kuba bose barasamwe n'umugore wari isugi, n'ibindi n'ibindi. Mu nkundire mpiniraha iby'ibi bitabo bihinyuza inkuru zishingirwaho Pasika yizihizwa nk'izuka rya Yesu nyuma y'urupfu rwe. Ni byinshi cyane bitari n'ibyo ngibyo bivugwa kuri Yesu. Ikiriho ni uko ari umugabo ukomeye cyane, akagira n'izina ryambukiranyije ibinyejana by'imyaka. Bamwe bakamwita intumwa y'Imana Isa, abandi bakamwita Yesu Kristo, umwami n'umukiza, umwana w'Imana imwe rukumbi. Nitwa Trésor Pierre Chan, ikiganiro ni Conspiration.